mba ngomba kunywa igikoma. Naguze na teremusi ngewe, igikoma kiba kirimo kuko na saa sita ngiye igikoma na kimwe, saa sita nimugoroba iyo maze kurya ndenzaho igikombe cy'igikoma. Uwo mpamvu nawe umaze kubyiba, umaze kuzana kibuno. Oya ndi kunywa igikoma cyane muri iyi minsi, dusabe nawe muhati igikoma ku buryo azana ibuno, buryo azana ibuno ku buryo nzajya ndikanda nkumva koko kwari ukanda ibuno se? Ubwo se igihe urimo kwikanda ugahura n'imisuzi. Buruzi umugore wariye akavange akarya buri kanya. Oya ngiye dusaba arabizi nanga umusuzi yibeshye akanansurira turi mu buriri. None se bamugira ngo umuntu ntahumeke. Ese ubundi nimba uryamanye n'umugabo, nimba uzi ko urabona umuntu yagiye gusura ababyiyumvamo, wabyutse nimba muri mu cyumba ukame kujya gusura muri salo cyangwa mu hanze, buri umusuzi w'umugore uzi ukuntu nuka kurushaho abagabo se. Abagabo se tujya dusura. Mama Sandrine waranuka gase iyo yabaga yari ese uwo mama Sandrine meruka kumva iki ko tutabana. Ese bundi buranze buzi ko gusura ari igice kimwe kigaragaza ko umuntu ari muzima. Uzaje kwa muganga abantu baba babazi, muganga azakakubaza ngo wasuze wabonye gaze, nukuvuga ngo hari abantu baryamye kwa muganga barindiriye ko basura. Barindira umusuzi cyane. Kandi ntabwo ashaka kuyika mu giturage dutoragura, wanyuraga ku kagori kakabeya ukagahekenya, bwa bugori bufite amata y'imyeru, none ukabuhekenya ugakubitamo ibijumba, ugakubitamo imyumbati, ugakubitamo iki, ugakubitamo umusururu, ubushera, none byageza ninjoro akaba kameze none akugira ngo usure umusuzi ukanyura mu kanwa ubwanga. Nende ugitura ubwanga tubu nta bizwe tuba twari ubwanga tuyu umusuzi unyura mu kanwa kugira ngo unyure mu kibuno. Hello nshuti zacu, ni kuri Star 204 TV twagarutse. Tubahaye ikaze, niba ari ubwa mbere ugiye kubana natwe kora subscribe kugira ngo ikindi gihe uzajye ubasha kubona ibiganiro byacu bya buri munsi, kandi ukore no kuri kakazogera kuri notification kugira ngo uzajye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu. Uyu munsi rero bafitiye abatumirwa ndabizi murabakunda cyane. None turi kumwe na Yakamwana ndetse na Nzovu. Mwaramutse? Muraho mabuja. Mukomere cyane. Ikaze rwose. Ariko Yakamwana aranyica abantu bose bitaba mabuja. Ariko nibyo ntawe yaguhaye akazi se. Ko bimeze. Yuko buja ni umuntu uguhemba. Ugukoresha. Yagukoresha bari nyoko. Yabari nyokoboje. Abari umugabo akaba ari sobuja. Nese yakawumeze ute ko mbona none uri ku gasitro byagenze biti? Ndi kunywa gafanta buriya ngura icyo bita hangova mu gasitro gakonje. Ariko bura ngo n'igisheke ngo kivura umuntu warayanyweye inzoga. Igisheke buriya nubwo wafata inuza ubundi uzarebe ufashe isukari ukayikoroga mu mazi urayinywa ebana ukagarura imbaraga. Uzasanga kenshi bafata isukari bakayivanga mu mazi bakayinywa kugira ngo barepere bakagarura imbaraga mu kibuga ko bayakoresheje imbaraga nyinshi. None iyi bare bita kunganje baza ubwenge batereye abasinzi ibisheke wabibonye. Uzaza unywa n'usindite ufata igisheke uhekenye. Yo mpamvu se none se mabuja yica n'uyanyu ngo bayita yitwa Star 204 TV. Star inyenyeri imurikira rubanda. Tubwira abakunzi bacu rero abadukurikirana, abakurikirana Nzovu bagakurikirana Yakamwana, icyo dushaka bankurikirana se banshakaye bagiye wibye ibitoki cyangwa ibisheke bakagukurikirana. Urankurikira se urubanza ngewe urankurikira. Ariko turavuga abadukurikirana abadukunda kuri Star 204 TV sivyo. Unyibukije akantu, hari umutipe nabonye n'umuntu wakanyeretse ku mbuga, umutipe yasinze
abonye imodoka ya pandagare igihe agenda yirukanka inyuma igihe twebwe tuzitinye ayirukankaho kandi twebwe igihe twumva ko iramutse yigufashe ibikujyanye ku maburigade iyi n'iyi we yagiye yirukanka inyuma ako kavido wayiruka inyuma ngo bigende gute ariko no gutinya n'ubundi utinya hari icyo uri kwikeka iriya modoka ya pandagari si imodoka nk'izindi iba iri mu kazi kayo nta kosa urimo nta cyaha ufite yanagwara ifite da iya yagwara ifuti njye nakumva ko yamara ifuti inkatana ahantu iriya modoka ngeri rwose nta mwaka rifite bamubwira ati rwose wampaye rifite ko wenda ndi kujya aha n'aha abantu wenda nta bushobozi mfite ntayo gutega mfite baguha rifite mbese hari icyaha uba ufite nta cyaha buriya nta cyaha umutima wawe nta kintu gushinja ushobora kuyitega ko ku mugani hafi y'umuhanda buriya se ugiye kubona mukunzi iteme batosakaye ugiye kubona ukabona ikugejeje kuri gereza wabigenza utakariho ziruhuke iriya modokari nyine urumva yo ishobora kugutwara n'ubundi ijya kuri burigade noneho we akugeza hafi ya burigade akakubwira iti none uvamo ikinjira muri cyangwa ikakugeza kuri burigade yakugeza kuri burigade ukavamo ugasohoka erega burigade ntabwo tuyitinya kuvuga ngo burigade utinya burigade wakoze iki kereka ari cyo wishinja utinya burigade wakoze iki kwabwo mwebwe nkamwe banzova abanyabyaha nkamwe ko ari impamvu muhora mutinya muri gutitira kubera amakosa yayo amakosa yacu se umva yakangwa ninde umaze gufungwa inshuro nyinshi ariko nawe ntabwo uri umwere uri marayika se ntabwo ndi marayika nkora icyaha ariko uyu ntabwo ejo bundi badukubita ipingu turi hariya ku burigade ntabwo twarahima ntabwo twagiye mu gashongo badufunge twararyamye twari turi uruhande rwa riburi babikorera ibiturutse kuri mama ashaka kubidushyiramo mama kuni n'ibyanjye yari ugumyemo hariya ntabwo ari ugufungwa udafungwa mwamaze amasaha 28 ibintu bavuga gufungwa ni cya gihe bakwambika amapingu bagahita bagusha iriya ntebe waraye wicayeho wigeze uryama twararyamye turasinzira hariya turi kubona n'abari waryamye ku weburi ntabwo waraye wicaye ku ntebe ariko bagufunga amasaha 28 uba wafunga mba nzi ko umuntu ufungwa ari wa wundi bakwambika amapingu bagahita baguha umupolisi akagenda agafungura mu gasho nimba babyita mu gasho ugahita winjiramo bakongera bagafunga n'ingufuri gufungwa kose ni ugufungwa ahubwo bavuga ngo ubundi gufungwa nyabyo ni waciye imbere y'ubutabera ugahura n'umucamanza bakagukatira bakakubwira ati bakumanuye hari nabo bamanura 30 jours niyo baguhaye 30 jours imageragere burya ubufunzwe biri aho ngaho binyuranyije n'amategeko ubundi umuntu ufunzwe ni umuntu waburanye none wamara kuburana bakabiri niba ari imyaka 10 icyo gihe bamaze gukatira nibwo bufunzwe ariko baguhaye 30 jours ngo imageragere bagikora iperereza buri ubufunzwe binyuranyije n'amategeko ngo ira minsi 30 ushaka kwimara nubwo bita minsi 30 ushaka gukubitamo n'umwaka ushaka gukubita umwaka ariko buriya ubufunzwe binyuranyije n'amategeko ukaba umwere kandi za 30 jours warazifunzwe hari n'igihe unazirenza wenda bakaguhamagara umaze nk'imyaka 2 umwaka umwe warangiza waca imbere y'urukiko ukaba umwere bagakurekura ugataha ese ubundi yaka kukunda gufunga ubundi uba wakoze iki njya kumva ngo yakarafunzwe yakavuye muri gereza ubundi uba gufungwa mabuja oya ubwo urumva kandi gufungwa ni ibya twese urabona yakamwana yafungwaga mbere atarashaka buriya iyo umuntu yashatse aba yaragiye ku murongo agataha kare akagera gute ariko buriya ushobora kurara muri utwo tubari umuntu akakwiyenzaho ukawafata ibuye ukarimo kubita agakomereka bagako buri umuntu amaze gushaka hari indi ntambwe aba amaze gutera ubu ni ukuvuga ko rwose dushimire dusabe yashyize yakamwana kuri yakamwana ubwo aheruka gufungwa icyo gihe batujyana kuri brigade turi kumwe kandi kiriya gihe yaratarashaka dusabe ariko twagiye kubona tubona mu gitondo
baratubwira iti nko mu masaha 11:15 saa 12 niho bahise bavuga iti mwitahire aho. ese ubundi mwege bari babahoye iki mwari mwasangiye na mama Queen? Ngewe nafunzwe inzira uyunguye yego icyo gihe ubwo icyo gihe mama Queen yashakaga gukubita uyunguye none ngiye nk'umuntu w'inshuti y'uyunguye inzovu ndamwitambikira ndi kubakiza none abantu sinzi ukuntu abantu bakizaga dukiza uyunguye akamumena ijisho duhari abandi baramukubise abandi bantu baramukubita bamaze kumukubita arega twebwe aravuga ati ni inzovu nayakango nibo bankubitishije badufunga gutyo badufunze turi abantu batatu ariko mu gitondo baraturikumayo mu gitondo yavuyemo hanyuma y'iminsi nkingaye mu gitondo baraturikumayo kuko basanze afite andi madosiye ngo cyo gutwara cya telefone abwiti mbere wabanje gufungwa uzira telefone na no barimo bashobora no kumukatira siko bimezera ahubwo ejo hari umudamu mushuti we wamushyira kamatora ko guhita azajyana imageragere azaza araraho kuko ubu yamanutse byanze bikunze nimba ataramanutse ejo yamanutse uyu munsi imageragere uramuruhutse ndamuruhutse nta nzara nta kido ndi umwere nagaruka none azakwica azamvanese yakayetse ko nayivuyemo Sodoma wayivuyemo nagashyekero ebana ndabibonye rwose ebana waguze na materi ihenze kabisa nakubonye geto yawe rwose uzo nk'abandi bagabo kandi wowe wasana nta rufunguzo ugenda reba rumwe no rwa porotaye rwo ku gipangu ninjira urundi hari porotaye ebyiri porotaye ya kabiri urundi rwa gatatu no rwa serire ninjira mu nzu nta gipangu ba mu nzovu nago nakwereka kakanya uzima mvu nakwereka nawe umaze gushaka dusabe barambwita inzovu ntuye kakanya nanjye rero sinshobora kwakwereka nzakwereka nta nyuma cyo kora nta nyuma y'ibyumweru 3 hari impamvu cyumba na salose cyumba na salo inzi isa neza chambrette oya nta makara arimo ariko ni inzu nziza rwose yakanura mu kwigezeho oya ni hafi ni hanze ndasohoka ariko kubwi iri hanze ni mu gipangu rwose ushobora no uramesa imyenda ukaraza ku mugozi nta muntu wayiba imyenda ukaraza ukayiraza ku mugozi hanze ushobora kurara ufite agashati kawe ariko konye ushobora kugafura ugiye kurya mugahita ukanika mu gitondo kakuma ugahita ukambara ukagenda gasa neza shawe nangwa nawe uri mu gipangu ngewe ejo bundi barankusoye barakwibye umugore wanjye yanetse kuvure agikata mu nzu gato yasanga barayana ko nawe nabonye ko hari ahantu ari heza se uturanye n'abantu wabonye atari mu gipangu none yayanitse ku gipangu gusa bayikururira inyuma barayijyanisha iri no kujojoba amazi abese umujura wanuye arayanika arayigurisha n'amazi se niba yarayigurishije umuntu wakubye kuva yaragwemukiye kuko nanjye ejo bundi ngura amashuka nabaje kuvura imba barambwiye amake y'ibihumbi 10 na bingahe kuvura zirahenda uvuga ngo hari ahantu dutuye none hari umuturanyi wanjye yaratuye inyuma y'igipangu ingufuri baje barayica baramwimura bya bindi bita kwimura aho hantu wahimutse yagarutse asanga saro hararangaye nta kintu kiba bahereye ku nkweto ku gikombe iki nta kintu na kimwe bamusize wabwiye wa mu komisiyoneri wawe cya kidamu kibyibukiye kikagushakira inzu oya hari ahantu ngenda shaka kurimuka kuko uzicara we ahubwo unshakire hano muri ibi bice by'ahantu utuye nze twegerane reka buretse duturane ntaribi rwose umbarize mwizi quartier rwose hano uturanye ngo nabamenye ni rugo kwabamenye basitari ko bahuyera ko nawe ugomba nyine kwegera abandi basitari bagenzi bawe basitari benshi ariko yakanakwifuza yuko janga banzovu Kanyonge nawe yaratuye hano haruguru nubwo yimukiye mu Kiyovu ariko kubona uturanye nabamenye shise ariko yakanakwifuza yuko waza tugaturana urabona ndacyari umusiribateri sinkeka sinjya gute nazanguwa amafaranga dusaba kadutekera nkaryi wawe
nkajya kuryama iwanjye. Nibyo wajya uza guporeza mu rugo, wajya uza guporeza mu rugo nubwo utamba amafaranga ntabwo ari ngombwa. ntabwo njya ndya gusa byinshi. uje wajya uza ugaporeza. nk'ubu ngiye mu gitondo nanyweye igikoma, dusaba kankura n'akantu bita agasipesiyare, ufite n'agakoma aho ngaho, agakoma kameze neza k'amasaka. usigaye uhuha mu bikombe biragushobokera se? Aha buriya ngewe mba ngomba kunywa igikoma. Naguze na teremusi ngewe, igikoma kiba kirimo kuko na saa sita ngiye igikoma na kimwe, saa sita nimugoroba iyo maze kurya ndenzaho igikombe cy'igikoma. niyo mpamvu nawe umaze kubyiba, umaze kuzana kibuno. Oya ndi kunywa igikoma cyane muri iyi minsi. Dusabe nawe muhati igikoma ku buryo azana ibuno, buryo azana ibuno ku buryo nzajya ndikanda nkumva koko kwari ukanda ibuno se? ubwo si igihe urimo kwikanda ugahura n'imisuzi. buriya umugore wariye akavange akarya buri kanya. oya ngiye dusaba arabizi nanga umusuzi yibeshye akanansurira turi mu buriri. none se bamugira ngo umuntu ntahumeke. ese ubundi nimba uryamanye n'umugabo, nimba uzi ko urabona umuntu iyo agiye gusura aba abyiyumvamo, wabyutse nimba muri mu cyumba ukaba ukajya gusura muri salo cyangwa mu hanze, buri umusuzi w'umugore uzi ukuntu nuka kurusha abagabo se. abagabo se tujya dusura. mama Sandrine waranuka gase iyo yabaga yari ese uwo mama Sandrine meruka kumva iki ko tutabana. ese bundi buranze buzi ko gusura ari igice kimwe kigaragaza ko umuntu ari muzima. Uzajye kwa muganga abantu baba bazi, muganga akakubaza ngo wasuze wabonye gaze, ni ukuvuga ngo hari abantu baryamye kwa muganga barindiriye ko basura, barindira umusuzi cyane kandi ngo ntabwo ashaka kuyika indodo zahita ziturika. icyo ni cyo kimenyetso kigaragaza ko wongeye kugaruka mu buzima. ariko koko sinzi nanjye ibyo bintu nigeze kubyumva by'umabuja avuze. Kwa muganga hari igihe nari ndi kwa muganga, kumva muganga rwose arakubaje ngo wasuze, muganga akabiba hasi vuga ngo nasuze ngo bimare iki. ariko tuba mu giturage dutoragura, wanyuraga ku kagori k'akabeya ukagahekenya, bwa bugori bufite amata y'imyeru, none ukabuhekenya ugakubitamo ibijumba, ugakubitamo imyumbati, ugakubitamo iki, ugakubitamo umusururu, ubushera, none byageza nijoro akaba kameze none akugira ngo usure umusuzi ukanyura mu kanwa. ubwanga nende ugitura ubwangatu nta biryo tuba twariye. ubwangatu umusuzi unyura mu kanwa kugira ngo unyure mu kibuno. umuntu ashaka nuko muvango wa mugani tari ukuntu ureba nk'amazirantoki nkuko babivuga ngo amazirantoki, ukabona ari mabi kandi ari ibintu bikuvuyemo, bivuye mu nda. ibaze ibintu biri mu nda yawe, ariko waba uyitumye wowe ukaba utayakoraho kandi akuvuye. nubwo ufite n'umwana akituma na nyina adahari, we papa ukabanza kuyatinya inenesi. ariko burangiye umwana wanjye gusa n'umuntu mukuru ari uwawe yarwaye akagera gute nawe nase umuntu mukuru wawe. oya nzovu wowe mama Sandrine yigeze kuvuga ko yigeze kujya kubyara, uratoroka wigira ibuganda, niba ari Bugande niba ari ntoroka kuko yagiye kubyara se. uramucika koko nzovu wowe warwaza umuntu udashoboye, warwaza umuntu. oya kandi icyo gihe namurwaza umwaka se turikina zanjya ku kazi akayirirwamo ngeze mu rugo nijoro. ubwo se yabyiki, ubwo se wasanga atahira, cyangwa nkamwambika papesi na z'abana cyangwa z'abadamu, nkayimwambika yaza nkajugunya cya gipapesi. none se nzovu nk'akara kazi ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, udashobora kwijyana kuri toilette cyangwa umukecuru akubwira nzovu wowe uyu mukecuru ugomba kumurera, niwe ugomba kumwitaho, ukajya umwera ukamutekera ukamumenyera buri kimwe, ari akazi ari inshingano zawe ari by'uhembere. hari abakora ku masaha, waje mu ndege
uba wambaye neza ntibahita bamenya akazi ukora muri Amerika. Ugira hano ugakodesha imodokari nziza ukirirwa uyigenderamo, wakubitana ya kamwe ukamukubita amadolari kandi ukayamukubita muri Amerika woza umuntu winereyeho. None se reba nyizi izi ndaya za hano iturutse mu ntara, urumva? Ariko akaza ameze abantu nk'umusirikare ugiye mu mission, akaza agakora akazi k'uburaya hano, yazasubira iwabo mu cyaro ngo avuga ko akora muri biro cyangwa ngo ari umucuruzi, n'ababyeyi baba bazi yuko umwana ari i Kigali, umwana yabonye akazi i Kigali, batazi ngo akora iki kandi akora akazi ko kwicuma. Giturage yagiye Kigali, hari abo njya mbona bava mu giturage baratinye guhinga, yajya hano i Kigali agahinga. None hari abo njya mbona bahirira ubwatsi bw'inka bibirwa bakajya mu bishanga nk'abo za Nyabugogo, bakaza bikorera ibifuka, kandi ubwo iwabo aho yatutse nk'izo za Byumba na za hehe, bazi yuko ipantaro nziza, telefone taci. Njyewe nkora muri biro, nkora hana kandi yirirwa yikoreye ibyatsi, yikoreye ibyatsi. Ahubwo se ushobora kuvuga ngo nawe ufite mushiki wawe akora ku bitaro, wenda akora nk'akazi ko gukoropa, urumva? Yarangiza ngo mfite ngo mushiki wanjye ngo gukora ku bitaro, niwe ndi kuvuga. Nzova yageze kutubwira ngo afite mushiki we ngo w'umuganga, ngo w'umudogiteri. Navuze se Nzova afite mushiki w'umudogiterisi, nawe akora iki? Akoropa ku bitaro. Neza ugeze umufata akoropa i Nyanza y'Uburaha. Neza kuri njyewe ni umuganga nyine, ni umuganga kuko akora kwa muganga. Rega ni nka umuganga akora kwa umutipe yakoraga akazi ko gukata ibyatsi kuri banki, afite cya cyuma gikata ibyatsi. Noneho yarafite umukobwa bakundanaga, noneho umukobwa aramubwira ati uzi ko ngiye nkora kuri banki. Umukobwa atangira arabiti kuko ngiye gukundana n'umuhungu ukora kuri banki. Noneho rimwe umukobwa aza kuza kumureba kuri iyo banki, agiye kurasanga afite cya cyuma bita sakaratere gikata ubwatsi. Umukobwa ahita ambwira ko ambwiye ngo ukora muri banki. Umukobwa yarazi ko akora nko kuri gishe, ari wa muhenda umuntu ashaka nimba ugiye gufata amafaranga ubanza kunyura akakuzuriza impapuro, cyangwa akabita umugabo wanjye menya akora mu mafaranga ari uyatanga. Kuko yaramubwiye ngo nkora kuri banki. Ageze yasanga ari gukupakupa afite cya cyuma cy'umukasi bita sakara arimo gukata. Yarazi ko afite umusheri ukora. Bahise batandukana. Umukobwa ye yarize, nimba umukobwa yari umwarimu, awita umwarimu ngiye kubana n'umugabo ukora kuri banki. N'abantu b'iki gihe ibyo ni ibintu bisanzwe, kugira ngo umukobwa agukunde kabanza kukubaza uvuka he, ukora iki, uruwa he, ibintu nk'ibyo. Ubwo bisigaye biteyakunda. Rero mwabasore mwe nimukundana n'abakobwa mujye mubabwiza akazi mukora. Nimba ukora kuri banki, ukubura, ukoropa, mubwiti nako kazi nkora. Kuko akazi nako oya ngo umusore utihagazeho, rega kandi umusore utirare atarongora inkumi. Neza ubwo umukobwa ko bahise batandukana, azabona undi. Ariko rero kumubyiza ukuri, hari abantu bari hano hanze wa mugani biyitirira ibintu. Umuntu akaza kakubeshya wenda uri umukobwa ngo ngembe i Kigali, hari n'abiyitirira amazu akakwereka inzu y'abandi hariya siye, akakubwira ngo niye. Nonse abakoze mu rugo nzina no nawe uratangiye ukodesha ahantu mu gipangu, ubu ugiye kuyibwira abantu ngo ufite igipangu. Ugira igipangu wowe? Nge nzavuga ko nkodesha muri icyo gipangu, ntabwo nzavuga ko ari icyanjye. Ubwo ushobora kuzageza umukobwa ati dore kiriya gipangu ni icyanjye, ngo ufite n'abapangayi kandi nawe ubwo. Ngewe ntabyo nzavuga, ahubwo unyibukije akazi. Umusore akora akazi ko mu rugo, akora umusiribateri. Umusiribateri yakundaga kwigira muri misiyo, akajya i Burayi, muri Amerika, agasigira umusore buriya bose wayo yakwizeye, mumaranye igihe, umusigira imfunguzo z'ibyumba ahantu hose mu gipangu. Tipe babaga mu gipangu ari bo bonyine, gifite urugi. Icyo gihe urana boss yagiye nko muri Amerika,
imodoka n'ubundi biri muri icyo gipangu yiwe yarasanzwe agendamo. Umutipe yafashe indege amusiya n'amafaranga ati nzamara nk'umwaka. Umutipe yese afata inkumi batangira gukundana, bakajya basurana, umukobwa akaza kumusura muri icyo gipangu, bakicara mu madivi ya shebuja, agateka ibiryo bimeze neza, imireti, ibiki bakarya. None uwo mukobwa iyo umusore yamenyaga yuko umukobwa aje kumusura, yajyaga mu myenda ya shebuja akambara amashati, agafata amashenete, akishyiraho, mbese yavuga ko ari we bosi w'aho ngaho, iyo nzu ariye niyo mutwariye, kandi ari umukozi wo mu rugo. ahubwo se nta mukozi nabonye wambaye imyenda ya ribu ya shebuja bafunze kubera cyane iki? Umukozi wo mu rugo ngo yambaye imyenda ya shebuja ya ribu, ubwo ntiyagiye gufata abantu yishyira kuri TikTok. Noneho byabaye aho uwo muhungu akomeza gukundana n'umukobwa, bakora ubukwe. None ubukwe butaha muri cya gipangu, babana muri ya nzu ya shebuja. None reka shebuja azave muri Amerika, araza asanga wa musore yamaze kurongora muri ya nzu ye. Mwise kuki washatse umugore mu nzu yanjye, ngenda agiye ugenda ninde? Wa mubosi yamuhembye amafaranga, amaze kumwemba aravuga ati none wowe sohoka wigende n'uwo mugore wawe, ngiye musubiza inzu yanjye. Umukobwa yaragize imyenda ya shebuja kuyambara yayambara, kuyambara wayambara, ariko nta cyaha ko ni umusivile, si umwenda wa leta yari yambaye, ntabwo ari umwenda wa shebuja. Icyo ni wenda shebuja yamwirukana kubera ko yamusuzuguye, ariko icyo ntabwo ari icyaha wafungirwa. Ahubwo nk'uriya mukozi wo mu rugo yakoreraga umukozi wa ribu, arangije afata imyenda ya shebuja ya ribu arayambara, arangije ajya mu muhanda kwiyitirira icyo utari cyo. Baramukatira kuko ubwo yitire buri yashaka no kujya ahantu agafata abantu akaba yabazana ku mabrigade, cyangwa akabwira ati mumpa amafaranga, nge hari umuntu bari kuyamuha. Uvuga ngo uriya we aramanuka, aramanuka wenda keretse niba mushyiriramwe imiyaga. Nawe nta miyaga bagomba kumushyiramo. Yafashe imyenda ya shebuja yanditseho ribu, ajya ku rubuga arayifotora. Agomba guhana, ariko kimwe n'uko ashobora gukomera icyaha akagisabira imbabazi, akavuga ati jyewe nashaka gutwika, sinari mbizi rwose, akemera icyaha akagisabira imbabazi, bashobora no kumureka. Kandi urumva kiriya ntabwo ari icyaha cyo kuburana. None se uraburana amashusho arahari agaragaza yuko iyo myenda wayambaye, nta n'ubwo uriya yakwirirwa aburana. Mbese waburana n'ibimenyetso bihari. Ikintu uburana wenda ni ikintu uburana nta bimenyetso bihari, ariko ikintu gifite ibimenyetso waburana iki? Ese Yakamwa witeguye gucumbikira Nzovu? Urumva yakubwiye ngo azajya aza kurya mu rugo iwawe. Kuncumbikira se simfite inzu? Inzu yayibonye. Nuko Yakamwana impamvu yarabivuze, Yakamwana yavuze yuko umugore yanditse kuvura bakayiba. None arongera avuga ngo hari umuturanyi wiwe bibye baciye ingufuri. Yakamwana avuga iti ikaritsiye mbamo ibamo ibisambo, ngiye kuyimukamo. Arambwira ati Nzovu unshakira inzu nze nturanye nawe, ndangwa waburi menya nta bisambo bihari. None nanjye mpita mvuga nti kuko ngende umusiribateri sinteka, aho kugira ngo njye kurya muri restaurant mbe narwara amibe, nta kibazo nazahenda mfata amafaranga. Ubuse yakarakwizeye ibyo bintu muvuga, ngewe Nzovu duturanye, ukajya ukarya dusabe yatetse akakugaburira, sa n'imidiriye ntacyo byabitwara. Ariko nanone ntabwo wavanga abantu bose ngo barya muri restaurant ngo barwara za amibe, biterwa na restaurant wagiye miyari. Neza abantu bose barya muri restaurant barwara amibe. Tuvuge wenda ukorera mu mujyi, ni urugero, ukorera mu mujyi ariko ukaba utahe wenda iriya za Gahanga. None se waba uri gukorera hariya mu mujyi, ugafata saa sita zagera ukajya i Gahanga kurya, ukongera ukagaruka mu kazi. Icyo gihe uva urya muri restaurant hafi yaho ukorera. Ntabwo ari ukuvuga rero ngo abantu bose barya muri restaurant. Gufata moto saa sita ikakugeza nk'aho uba
bakwaka n'icyatanu kigusubiza mu kazi si bitatu, ahubwo wahita uyaryamo mu mujyi. none se Yakama, inzovu uramwizera ku buryo muha karibu mu rugo rwawe neza? inzovu ntacyo yaba atwaye. Yaba umuturanyi mwiza rwose, kuza rwose njyewe umugore wanjye akamugaburira ntacyo byaba bintwaye kabisa. namutereta se sinaba ndi kumwe na Yaka, kandi nanone ni ukuri ko umugore Yakamwana sinamutereta. Yakamwana yashatse umugore ukiri mutoya, mufata nk'umwana wanjye, tuvuka n'ahantu hamwe i Butare. Nasabye kuvuga ngo muvukano hamwe i Butare bivuze ko utamusamo. Ntabwo namusama. Nzovu wajya ureka kwigira marayika n'umuvandimwe, umufata nk'umwana wawe. Umwana wanjye afite imyaka 20 mikeya, muri za 50 mufata nk'uko mfata Sandrine. Nzovu, izo mpuhwe zawe nkizabihesha, ntabwo nazizera wa mugani w'uwo mumama. Nyamara ubitekerezeho, wenda byabaho ariko gusa ibyo ntabwo byatuma Nzovu ategera iwanjye. Tuvugisha ukuri, buriya umugore, nibyo njya mbwira abantu, buriya umugore niwe wirinda. Buriya umugore azemera, buriya umugabo nimba agiye mu rugo rw'undi mugabo akahasanga undi mugore, wa mugore yamuhamagaye, buriya umugore niwe ubutuma ko abahaye uburenganzira bwa wa mugabo ushaka kumusambana. Ariko umugore w'umutima iyo afite umugabo ushaka kumwakura undi mugabo akakwima neza. Ni nk'umu umugabo wanjye aranyura, njye sinshaka kuryamana nawe. Ni nk'ibyabaye kuri Nyamabondo ejo bundi. Nyamabondo ejo bundi umugore we ngo yazanye murumuna we, Nyamabondo ahita abwira umugore we, uyu murumuna wawe uzanye hano ushaka ko mbatunga mwembi muri babiri? N'inama rero nagira abadamu, wa mudamu we, niba ufite murumuna wawe cyangwa mukuru wawe ukamuzana iwawe, twebwe abagabo rwose urabizi, ni ukuvuga ngo namwe abagabo murabazi, ni ukuvuga nuzana mukuru wawe iwawe cyangwa murumuna wawe, none hari n'igihe abakurusha n'ubwiza ari icyuki kukurusha, uzaba umuteje umugabo wawe, uzaba uri kwisenyera. Ubwo noneho famiye ntizongere kuba mu ngo se? Famiye ntituzongere kubazana mu ngo? Oya, famiye ntabwo ibyo tubyanga, ariko gusa uzana murumuna wawe ugasanga aje gutura ku mugabo wabo, araje amaze ukwezi, amezi 2, ahanini noneho wowe mugore wawe ubwiye murumuna ati jya gusasa, jya kunsasira, ngendana niwe biki n'ibiki. Ubwo se umugabo wawe nava ku kazi agasanga muramuwe ni urimo gusasa, ugira ngo ntuzashiduka ahubwo ari we wagusimbuye. Zana murumuna wawe aze abasure, arara umunsi umwe, iminsi 2, mu muhagatike ataya asubire iwabo. Ariko se umuntu araje ahamaze ukwezi, amezi 2, agize gute? Ariko ari ibintu ngewe bajya bavuga ngo buriya ngo nyirabukwe w'umuntu ngo ntabwo yarari iwawe. Ibyo bintu namwe niko mubyumvara? Kereka mwarabanye, waragiye gusaba, waragize gute, nawe warageze kwa nyokobukwe, yaza akarara. Ariko igihe utaragera kwa nyokobukwe ntabwo yaza ngo arare. Ndumva nubwo yanahagera. Ese wowe warasabye urakwa Nzovu? Wowe byahehese. Mbere yo kugoma amasanduzo wa musaba. Nzovu ngewe rero inama nakugira, urabona ko wateye intambwe, ubu wabaye responsible, nubwo ushaje ariko gusa ntabwo navuga ngo wateye intambwe, n'ubundi urashaje, ahubwo gusa niba udasubiranye na mama Sandrine, kuko gusa ntabwo byakunda. Shaka kandi gakecuru mungana akagushajisha. Iyo jambo ukunda kuri ko shaka yakanubona dusubiranye. Ntabwo byakunda. Kubera iki? Zile mimi nilikwambia zile ni ndoto, ibyo ni impossible. Ngewe hano nanabyemereye, Sandrine ubwo yaravuze ati ntabwo byakunda. Yarabivuze.
yarabivuze turi no yabivugiye hera mwumvira ahantu yabivugiye nakwibutse igihe twari turi ku marangi turi gukora video turi kurya turi gushutinga kuri channel bita Vanessa Inspire. Iryo jambo ninjye wanamubajije icyo kibazo naramubajije Sandrine ubona koko uyu papa wawe azasubirana na mama wawe aravuga ati ntago byakunda seriye Sandrine agiye muri abo ngabo usibe ko Sandrine ari umwana ariko wowe icyo nakubwira bahizi inshuti yanjye bahizi shaka kandi gakecuru mungana kagushajisha asante sana agakecuru se nge nshaka abakecuru yakamuribeshya umutego murimo kunyega muzashiduka wabaturikanya ahubwo sawa z'abakunda Star 204 icyo tubasabye ni abasab share na comment mutibagiye gukanda yanzogera kugira ngo amakuru abagereho igihe bye murakoze cyane mukore subscribe mukore share mukore comment mwibuka gukanda inzogera kugira ngo igihe cyose tuzajya dushyiraho ibiganiro bishyashya muzajye mubana natwe Imana ibahe umugisha bye